Rukoma Rwamagana ninde ugiye kuyagukana kuko turabareba barareba umurongo bose bicaye tugiye kureba mu sprinter uhiga abantu Eneseni yafashwe n'igoro rw'ibumoso kugira ngo bari kontrole bamaze kwerwa mu muhanda kuri Paul twageze mu metero za nyuma zisiganwa arazamuka ariya n'ubundi adasifu urugero rwo rurangira ndabona Enoke Brown ari ku ruhande rw'ibumoso Enoke Brown azamuka abakinnyi bamaze gutambuka reba Picnic bamaze gutandukana Movistar arazamuka araakselera Picnic ku ruhande rw'ibumoso araakselera Movistar abakinnyi b'ikipe ya Movistar ariya Rotariko biranga arataka ariya reka turebe ninde sprint ya mbere reka turebe ninde ukora etape ya mbere akora sprint ariya Edesen Etiba Etzman Enoni uyu niwe wagukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026 yavutse ku itariki ya 20 ukwezi kwa cyenda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 97 afite imyaka 28 uyu ni umunya-Israeli apima ibiro 72 afite indeshyo ya metero 72 uyu nguyu 2024 yagukanye etape yavuye Rukomo isorezwa i Kayonza uyu nguyu turamuzi muri Tour du Rwanda agarutse kutwemeza n'ubundi muri sprint turamutegereje nejo. Etibar Enon yaje mu Rwanda arakunda yarabikoze kibeho ku butaka butagatifu cy'amara mwakiye tatwara etape ya mbere ya Tour du Rwanda ntabwo yanyuzwe etape yaswaga mu karere ka Gicumbi gasozwa ari Kayonza yakoze nawe kubwiye ko avuga ko metero ziyongereho ni bya bindi baguhomaze kurya